Allo? yamanutse hasi. Oya ari hejuru haracyari oya hejuru. ariho ahubwo mumubwira kandi kuri ako kamikoro k'umutuku ayifungure mikoro yiwe. Yego. Yazamutse. aha Yazamutse arahari. nakanzeho ahubwo Ya, urakoze nyakugira imana. Twakumvise. Uri gutwara? muranyumva Ya, turakumva mzee. noneho navuga Reka turogize gushimire kuba witabiriye umwanya sawa sawa urimo uratwumva. ndakumva Okay. Abandi mwese mufunge microphones zumvikana. Ndashima mzee Tito kuba yitabiriye gahunda nangwa yaduhaye umwanya nka groupe y'abapanafricaniste. Tugiye kuganira ku ngingo ibaza ubumwe bw'abanyafurika cyangwa se bwa region dutuyemo, akarere dutuyemo k'ibiyaga bigari, ariko biganisha ku kwigenga kwabo. So mu minota yanyu muri buze turaza kumubaza n'uburyo abona politike mpuzamahanga cyangwa se politike yo mu biyaga bigari cyane na hara muri Middle East, ariko aho tuzamuka ubu turibanda cyane mu karere iwacu. Uburyo ubumwe bwacu bwagaruka, ese ibituma ubumwe butabaho ni abibona ate, biza gute? So mzee Tito, aba bose bari aha ngaha n'urubyiruko, harimo n'abakuru baba bashaka kumva ibitekerezo byawe byiza. So turishimira kuba turi kumwe nawe. Ntekereza ko ubu twaguha umwanya ugatangira ineza cyangwa ishema, niba hari ikindi mwakongera kuri introduction mwajya mbere. Okay, muzungu urakoze. Nk'uko wari ubivuze, uno munsi dufite umutumirwa tunanamushimira. Ntibyari byoroshye ariko birangiye ahageze, akaba ari Tito Rutaremara, akaba narabibonye muri politike y'u Rwanda ndetse no muri kano karere muri rusange. Iyi ni Africa Livers One Movement, turi abapanafricaniste biyemeje kugira ngo nabo batange umusanzu wabo nk'urubyiruko kugira ngo tubashe kubona impinduka kandi mu gihe cyihuse. Rero twifuje kumutumira kugira ngo tuganire kuri ino subject cyangwa se kuri ino ngingo, twibaza icyo twakora kugira ngo kano karere kacu tugire ubumwe n'amahoro ndetse tubashe kuba twanagira na federalism. So dutangira rero, reka nsabe perezida wacu ari we Sugi aba ari we utangira nta ikibazo ananamutwakira muri rusange, ubundi ikiganiro cy'uno munsi gitangire. Tunanashimira muzungu ko host wacu. Murakoze. Yego, urakoze Shema. Nawe muzungu naye neza, turashimira Tito rero kuba aduhaye umwanya nka Law Movement. Twari tumukeneye cyane, dukeneye no kuganira kuri ibibazo by'akarere byacu dufite, ariko twebwe nk'urubyiruko rushaka guhuza Afurika, rushaka ubumwe bwa Afurika n'imikoranire ya Afurika, ikibazo gikomeye cya mbere tugira ni ikibazo cy'imipaka. Nyakubahwa Tito, njyewe nifuzaga kukubaza ikintu ubona twakora kugira ngo ikibazo cy'imipaka ntikizajye kiba igisubizo. Nemera ko ntazibanya zidakomana amahembe, ariko uburyo bwo gusobanura ikibazo cyabaye muri politike ntikikihutirwe, uburyo byasobanuka ariko bitanyuze mu gufunga imipaka, kuko akenshi usanga abaturage aribo babaye ibitambo, kuko abaturage ntibajya basobanukirwa imipaka cyane, ko nk'abapanafricanisme twe twizera ko ari ibintu by'ibizanano bidafite agaciro, ariko usanga mu guhanganisha ingufu no kugaragaza ubuhangange, ikintu cy'umupaka kiza ari igisubizo cyane. Rero icyo nicyo kibazo cya mbere nakubaza, kubera ko ni ikibazo cyihariye muri East Africa. Murakoze, muhawe ikaze. ndahera nsubiza cyangwa hari ibindi reka mpere kuri icyo kibazo cyawe. Ubundi imipaka cyane cyane aho abazungu baziye, imipaka yabaye ikibazo, kuko icyo yabereye ikibazo yagiye igabanya n'abantu bamwe ab'igihugu bavuga ururimi rumwe, ugasanga bamwe bari hakurya abandi bari hakuno, ndetse hakaba naho usanga bagabanya ingo, urugo rumwe ruri hano urundi ruri hakurya.
kuko bashyiraho imipaka ntago bagiye bakurikiza umuco w'abantu, culture y'abantu, ngo wenda bakurikize ubuyobozi buriho ngo barebe mbese babaza abanyafurika. We imipaka bayishyizeho bakurikiza wenda nk'inzuzi, imigezi, cyangwa bashushanya, ndetse bakiri muri Berlin igihe byatangiraga muri za 1884-85 bo barashushanyaga gusa, ari ugushushanya bakashyiraho, bagashushanya gusa, ntibamenye ko wenda hari aho banyuze hari umugezi, bamenye ko aho banyuze hari ibirunga cyangwa hari ibindi, kuko n'icyo gihe bari batarajya karite ya Afurika, bari batarageramo imbere ngo barebe neza. Ntabwo bari bitaye ku bantu, rero bari bitaye ku mabuye n'ibyo bajya gushakamo, urumva ibyo bagabanaga byari ibi. Ariko bahagereye basanga atari byo, noneho nabwo ntibareba ngo bakukize abantu bati ko hari abantu bamwe hakurya abandi hakuno bavuga ko abanyafurika bo ntacyo bari babitayeho. Noneho basigaye bareba ati reka dukurikize umugezi, reka tugabanywe n'imisozi n'ibi birunga byagabanyije Kongo na Uganda n'u Rwanda, mbese n'ahandi niko bagiye babikora, aho bitari none bagakurikiza umurongo wa parallel cyangwa wa latitude. Niko babikoze batitaye ku bantu bari hirya. Ubwo rero urumva ni ukuvuga ngo byagiye bikora, wenda ntanze nk'ingero mu Rwanda, ubu bakubiseho wasanga igice kimwe cy'u Rwanda cyitwawe n'Ababiligi, ikindi kigatwarwa n'Abongereza, kandi umwami yari ahafite hose. Urumva byabanje no kugenda bitera ingorane, abari hakurya kumva yumva ari umutware w'umwami ari muri Uganda, hari nk'umuhungu wa Rwabugiri wayoboraga mu gufumbira muri Uganda. Urumva nk'ibyo rero byagiye bitera izo ngorane, ariko ntabwo bari bitaye. Ubwo niko byatangiye n'ayo mahane yose n'ibyo. Ariko noneho abanyafurika basigara bagenda rwihishwa, banyura hirya no hino, ndetse n'ibintu, kuko icyo gihe nubwo zari zishushanyije, ariko abantu bari bakigenda hatariho, badafite abasirikare benshi ngo bashyire ku mipaka hose cyangwa baharinde. Byatumye abantu bakomeza bakagenda, abacuruzanya bagacuruzanya, banyuraga mu mayira, nta mihanda yagendaga ihaba. Ariko uko ibintu byagiye bitera imbere, niko byagiye barushaho gushyiraho imipaka bakayirinda. Noneho batangiye gushyiraho imipaka y'imodoka, akaba ariho banareba cyane, ariko bikaba byoroshye nyine, kuko nawe kugira ngo ujye gushaka ibintu unyure muri misozi cyangwa ahandi hatari kumva wanyuraho imodoka, ariko wahagera nyine ugasanga rimwe na rimwe. Ni nabyo byagiye bizana na za fraud, bakaprefera kubinyuza ahandi, kuko bumvaga batari bakubwiye ngo byorohe. Bigira rero wenda kuko twihutisha by'imipaka. Imipaka rero ubwo abazungu nibo bayishyizeho mu gihe cyo itangira. Ibihugu abaperezida bagiye hamwe barareba bati nidutangira kuburana ngo tukureho imipaka, bambe tuburana ibice byacu. Si iby'imipaka baburanaga, ariko baburanaga bati ibice byacu wenda bimwe byagiye aha, ibindi byagiye aha. Basanga bizatera ingorane, basinyira ko barekeraho imipaka yashyizweho n'abazungu. Abaperezida bose n'uwacu yari arimo ni 64 barabisinyira. Kayibanda yari ahari, barabisinyira yuko batazajya kuburana abantu bari hakurya cyangwa ibintu biri hakurya. Igihugu cyanze gusinya ni Somalia. Somalia birumvikana kuko Somalia burya igice kinini cya Kenya cya ruguru ni Abasomali, muri Ethiopia Ogaden ni Abasomali, buriya za Djibouti ni Abasomali, Eritrea igice kimwe cya Eritrea ni Abasomali. Ugasanga rero ndetse
na Somalia icyo gihe kuko yari mu bice bibiri, harimo yari igizwe n'Abongereza n'iriya yari Abongereza bafashe, ariko yarakoze ari iy'abatutsi. Nibo bonyine basinye ko iyo mupaka batayemera. Ubwo muri independence ariko pan-africanism yaraje, nibyo kwemera bati imipaka kutubuza indwano ngo abantu batazagenda barwana hirya no hino bapfa ko bafite ibice byabo, bamwe hariya abandi hariya. Barumva imipaka yemerwa iki, ariko ubwo ntivuga, ni ukuvuga ko birangira, ariko ntivuga imipaka yo gucuruzanya n'ibindi. Ubundi aba pan-africaniste nyine baravuga bati noneho mureke tutarwanira ibyo bya bamwe ngo bajye hariya, ahubwo tushake uko twubaka ubumwe bwa Afurika. Abantu nka Nkuruma, Amiral Cabral n'abandi bashakaga yuko batangira buhoro buhoro kubaka ubumwe bwa Afurika, ariko hakaba nuko bijyamo byose bikaba birebire. Hari igice kimwe cyari Casablanca, bumvaga yuko bakubaka harimo abantu bumva ko batakorana gusa nabo bahoze babakolonije, ariko bareba n'abandi. Abo niho havagamo n'abantu ba Nkuruma nyine bashakaga n'ubumwe bwa Afurika, n'umwami wo muri Maroc wa mbere, ndetse na ba Nasser bashaka ubumwe bwa Afurika. Ariko icyo gihe Abanyafurika baza kumamo ibice bitatu. Harabavuga ngo reka dukomeze dukore uko twari tumeze, dukorane n'abatuyoboraga, wenda kera tuzaba tubireba. Abantu baga bakiri hamwe n'abazungu, ariko hakaba n'abandi wenda batari hamwe n'abazungu, bakavuga ati ariko ubwo bumwe ntabwo byagira, reka ahubwo tugende twubaka za bloc, tuzageraho wenda habe bloc yaha zaba iriya. Abantu nka Banyere nibyo baporopozingaga barwanya ba Nkuruma unité, bati ibyo bizazana unité. Ariko nyine biza kugira ndetse bashaka no kugira ngo bubake ntuza organisation ibe unité africaine, baranga bati nibe organisation aho abantu bahurira bakazagenda babireba ibyuko bagenda babikora. Bibaho rero ari na unité ntiyaba, na za bloc zabagaho, ndetse ahubwo n'izari zihari aho kugira ngo zikore zigaruka inyuma. Ubwo reka tuvuge nka bloc ya East Africa, buriya Uganda, Kenya, Tanzania, bo abaperezida barigeze, kuko mbere yari nka leta imwe y'Abongereza. Baravuze bati reka tuyishyireho East Africa, twubake East Africa igumeho. Ndetse East Africa itera imbere, kuko ndavuga byinshi nyine, kuko bakoreraga hamwe nyine igihe cy'abazungu, barakomeza bakorera hamwe, ariko cyaje kubitera nuko ibihugu byagiye bibona independence bitandukanye. Tanzania yayibonye mbere, akurikiraho Uganda, Kenya yaje kwibona muri 1964 nyuma. Ariko ubwo noneho ibindi byose bafite ifaranga rimwe, bafite education ari imwe, bafite ibintu byose ari bimwe, imisoro ari imwe n'ibindi byose, uretse ibintu bibiri: ubuyobozi bumwe na defense imwe. Ibyo nibyo byari bisigaye. Birakomeza, ariko birananirana. Rero byageze aho ngaho birananirana, ariko n'ibindi birakomeza birakora. Ugasanga tax ari zimwe, ifaranga ari rimwe, twariyo nibyo twari education ari imwe, muyibonera hamwe n'iki. Honorable, urihangana tuje tuguca mu ijambo kugira ngo wenda n'abandi baze kugira umwanya. Sawa, nta problem. Ubwo noneho ibyo bya East Africa biza gupfa muri nabwo byari nibura byari biteye intambwe, biza gupfa muri 74 na 5 nibwo byapfuye.
birongera birashwanyagurika. N'ibyo byari bigezeho mbere, abantu bagaragara imbere, ubu nibyo barimo bagerageza kugenda bubaka. Anyway, ngira ngo imipaka rero, naho imipaka uko nagiye nyisobanura, ubu nyine ni uko abantu baba mu mipaka yabo, nta ufungura imipaka. Aho bagera nibwo bageze ubundi ahangaha bavuganya ngo byari byatanzwe na perezida wacu, avuga ati ariko mwaretse ibicuruzwa bikanyuraho, tugafungura n'imipaka, abantu bakagenda n'ibicuruzwa bikagenda. Baranabyemeranya, ariko kujya n'ubu ngubu nyine uzarebe ntabwo biraboneka, ntibiraba, ariko biragenda bitera imbere ho gatoya, birarusha ubwa mbere. Ariko ibi ni iby'ejo bundi. Reka ndekeraho n'abandi ngo babaze, twe kugira gukomeza. Twabazaga ubundi nyine izo ngaruka zose z'ubukoloni turazifite, ariko nabazaga n'izo ngaruka zose z'ubukoloni turazifite, ariko usanga imipaka n'ubundi iba kimwe mu bintu bigize amacakubiri mu Banyafurika. Ese twakora iki kugira ngo imipaka ntigire agaciro nk'ako ifite uyu munsi ko gutandukanya abantu? Honorable, kugira ngo nabijyanire rimwe n'iki umushiki wacu abajije, ayo ni amateka ko kuri kutubwira aho byagiye bipfira n'ubu bakirwana nabyo. Ariko ikibazo umuntu yakwibaza, se usanga nk'inararibonye ubikurikiranye, usanga ikibazo kiri muri tw'Abanyafurika wenda ari narinje no kunanizanya no kutumvikana twebwe ubwacu, cyangwa usanga koko hakiri kwa kuboko kwa babandi baduhatse. Nk'ubu urugero twabaza, iyo hafunzwe umupaka, u Rwanda rwigeze gufunga umupaka, ndabyibuka niba ntibeshye, u Burundi, gutyo ibihugu bigafungirana imipaka. Ese haba hagendewe ku nyungu zande, z'umuturage nangwa n'iza guverinoma ubwabo nk'abagize ibibazo, wenda nk'ibihugu nangwa nk'abaturage, nk'abayobozi baba bagiranye ibibazo? Icyo gihe baba bagendeye ku nyungu zande iyo bafunze imipaka? Urakoze, ukomereza. Ubundi reka wenda duhere ku kibazo cye, yari yavuze ati iyo mipaka twakora iki kugira ngo ibeho ko irenganya abantu? Nibyo, cyane cyane iyo muri Afurika rwose irarenganya abantu cyane, kuko uretse n'uko abantu bacuruzanya bakagenda, bamwe bakajya gusura n'abandi bagize bati, ariko ahandi ho hari n'abavandimwe baba bari hakurya, abandi bari hakuno. Urumva muri Afurika burya ntabwo ari twe twenyine Abanyarwanda, hose muri Afurika usanga bihari abantu b'abavandimwe bari aho ngaho batanasurana. Iyo mipaka ugasanga irabicira. Hakorwa iki rero? Icya mbere ni uko twabanza, nk'uko u Rwanda rwabikoze, kuvuga ati umunyafurika ushaka kuza naze, umunyafurika wese yemeye kwinjira mu gihugu. Ibyo bikajyaho nk'uko babyemeranyije, ariko ntibishyirwe mu bikorwa. Babyemeye bakavuga bati umunyafurika afite uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu atiriwe ashaka visa. Mbese nk'uko mu Rwanda ubu ngubu babikora, umunyafurika araza akabona. Niyo ni intambwe ya mbere. Iya kabiri ni ukuvuga ngo twemeranyije twese, ariko tukabikora, bavuga noneho reka dukureho imipaka y'ibintu, noneho n'abantu bambuke, reka tubanze ducuruzanya ibyacu, ibyo dufite, aho kubitwara hanze tubitware imbere muri Afurika. Ariko kugira ngo kuko iby'Abanyafurika usanga rimwe na rimwe bihenze, kuko production yacu ikiri hasi, tukureho imisoro hose aho ngaho, tuyikureho, nk'uko bundi burya muri East Africa imisoro yavuyeho. Noneho tuyikureho, abantu bacuruzanye n'ibintu, noneho tureke ibintu bigende, imisoro yavuyeho, ubungukire ku bindi. Iyo ni indi ntambwe yo kugira ngo ikorwe. Ni intambwe ikorwa ni politiki, nuko abantu bumvikana bikagera. None ibyo nibyo bigira, ariko ibyo ntibiba birangije. Ushobora gukuraho imisoro ugasanga wenda muri no kugira uti noneho reka duhuze n'ibindi bintu, imipaka yo kuduhagarika wenda muri mu kwiga, mu myemerere n'ibindi nk'ibyo ngibyo,
mu buhanga intellectualism nyine kwiga n'ibindi nk'ibyo ngibyo, noneho umuntu hose bigende, niba ufite ibintu ubwenge bubonetse ahangaha bubone inzira yo kugenda yo muri Afurika. Urumva hari ibintu nk'ibyo ngibyo bifungura, ariko noneho ibyo byo ngira ngo biragenda binarengwa. Ubu ngubu information ntikibuzwa kugenda, kera yabuzwaga kugenda, noneho kubera new technologies information ntikigira imipaka. Ubwo itakigira imipaka rero, kera kuko information ntabwo yagendaga, information iyo ari yo yose ntiyarengaga umupaka, yagagarukira ku mipaka hariya. Ubu ariko iragenda igera ku isi hose, niyo ku isi yose urayibona. Buriya hari n'igihe artificial intelligence n'ibindi bizarengaho, noneho ibintu mugura hanze n'ibindi bigurwa hirya no hino bizajya bigura kuri biri imatiriyo, kuko burya imipaka ihagarika ibiri imatiriyo bigahagarara, ariko biri imatiriyo bikagenda. Urumva niko byakorwa. Ngira ngo hari icyo yarabajije yongeragaho, ni yarakivuze cyisi nkibuka umusaza we cyaravuze n'iki yari narimbajije nyine iyo imipaka ifunze icyo gihe biba biri mu nyungu za niba ari intere no, urumva ça dépend. Hari ubwo mufunga imipaka ari intere y'abaturage. Reka tuvuge niba hariya hakurya hari icyorezo, ukabuze uti nibakomeza kuza ugufunga imipaka, ni nk'uko n'iwawe hagati wayifunga. Ubwo aba ari intere y'abaturage bayifunze, uti noneho turayifunze hari icyorezo. Hakaba rero nabwo iyo unayifunga uvuga uti twebwe nibagenda hariya barabagirira nabi, ukanayifunga nk'uko mu Rwanda bigeze kujya bayifunga bavuga bati ugiye i Burundi bamugira nabi, reka naguma ahangaha, cyangwa ugiye muri Kongo ugafunga. Hari ubwo ari intere yebi. Hakaba rero nubwo aba ari intere ya leta, ariko kuko leta ihagarariye abaturage akaba ari intere y'abaturage. Hakaba rero nubwo aba ari intere gusa y'abayobozi, ariko tuvuge ubikoze ufunze imipaka ari intere uvuga uti bazanaga amasukari kandi dufite abacu bayafite, kandi bano kuko bayakura hirya no hino badampinga n'iki iwabo badampinga, ukavuga utereka ndabihagaritse. Nubwo byari abaturage bafite intere yuko babigura kuri make, ariko baraza bakicara bari aho ngaho, kuko politiki abari politiki mbi idampinga, ireba uko bikora, bagakuraho amafaranga bakakuraho n'iki, ntibakurikize za regere z'intuza laws regulating trade. Ahubwo rero byakorwa na leta, ariko muri ubundi ari indirect interest y'abaturage, ariko atari direct. Ko direct ubundi umuturage yaba akwiye kugura ibigura makeya, ariko wenda ukabigira tureka mbigirira ibyacu twari dufite hano imbere. Bari abantu ntabwo bakurikije amategeko tuvuga ngo babizane, noneho bagire competition iri egare ku ntuzi, ugasanga uyihagarika, ariko indirect ari ukuriye abaturage. Akaba n'ibindi bitakorerwa abayobozi ari bo babyikorera ubwabo, ntacyo bireba ku baturage nk'uko babibazaga. Okay, urakoze cyane muzereka tugire dufata ibibazo bitanu bya mbere. Ngira ngo wamanitse mbere ni Ineza wazamuka ukabaza honorable ikibazo cyawe, n'undi wese ushaka kubaza amanike kugira tumenye uko tubakurikirana. Murakoze. Murakoze cyane. Wenda mwemo muvuga ku cy'imipaka, ahubwo njye nashakaga kubaza muzehe, mbere na mbere ndamushimira, ndanamukunda cyane. Urakoze. Nashaka kubanza nkamubaza ati ubundi niki kibura ngo babishyire mu bikorwa,
babishyire mu bikorwa, imipaka bayikureho, kubera ko urebye nko mu Burayi urambuka mu gihugu ntumenye ko wageze mu kindi. Usanga abantu babacekingira ahubwo bo no muri mu masitasiyo y'amatrain, mu masitasiyo y'amatrain tukavuga ati kuko twese tubonye ubumwe nk'ubwo mu Burayi, tubona umumaro w'icyo bumaze, iterambere, kugenda kw'abantu n'ibicuruzwa. Turabibona muri Amerika n'ibihugu 51 Etats-Unis d'Amerique, ugasanga bahuriye ku gisirikare. Tubona ibibazo byinshi bihari by'intambara biterwa n'uko ari uko ibihugu bitari hamwe. Tuvuge nko muri Congo hariyo FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, hari n'undi mitwe w'abakongomani bitirira ko irwanya ubutegetsi bwa Congo nayo bateye inkunga n'u Rwanda na za Uganda. Hariyo n'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Uganda n'irwanya ubutegetsi bwo mu Burundi. Ariko iyo urebye neza usanga biterwa n'uko dufite ino mipaka, kubera ko yuko dufite igisirikare kimwe tugahurira kuri command center imwe, noneho tukavuga ati umuntu tuzajya tumurwanyiriza hamwe. Ntabwo umuntu FDL azagukava none ngo ayimara arwanya u Rwanda, azasanga adafite simbole y'icyo arimo ararwanira, kandi tuzatumurwanyiriza hamwe twashyize hamwe ya unity yacu. Habura ikinga abayobozi bacu bagere kuri ibyo bintu, kandi ko babibona ko bihari biterwa inkunga na bariya aba West, babura ikingo bagere kuri ibyo bintu babirwanye, bashyireho iyo unity, tube bamwe. Murakoze. Buriya hari ibintu warubuze i Burayi. Burya i Burayi aho ugenda ukagenda uko ushatse, nta ntuza ni muri European Union. Ibihugu byo muri European Union 27, ariko burya ahandi ntabwo wajya ntabwo wava mu Bufaransa ujya mu Busuwisi ngo upfe kugenda utyo, cyangwa mu Bubiligi ujya mu Busuwisi uragira bakubaza ntuza wishyura visa n'ibindi, cyangwa ukaregera. Mbese ubundi ibyo bihugu kuko byo nako ni n'ibihugu si bya 27, ni ibihugu byasinye Schengen. Ni ibihugu nyango ntabwo byose 27 ariko byasinye Schengen. Hari ibihugu byasinye Schengen muri Européenne bikuraho imipaka, ariko ni byinshi buriya, guhera ku Bubiligi kugeza Portugal, ku Ubwongereza ntiburimo, Ububiligi, Ubudage na za Denmark biri muri Schengen. Ubwo ifite visa ya kimwe, bifite visa ya byose, abaturage baho barinjiramo uko bashatse ko bageze. Abona burya si Uburayi bwose, ni ibihugu biri muri Union European Union, kandi bakabagira na Schengen. Schengen ni ukuvuga bemeye gukuraho imipaka. Hari ibindi bitayikuyeho imipaka ikiriho, ariko we kwinjira wenda bikoroha, nk'uko natwe dufite imipaka n'ibindi bihugu, ariko Abanyafurika tukabareka bakinjira. Ntabwo twakuyeho imipaka, ariko turabareka bakinjira neza. Na etape ya mbere buriya, nubwo imipaka yaguma ukareka abantu bakinjira utateye ingorane ntabwo. Abavuze muri Amerika kuko ni leta federal imwe, bizye bageze ku rwego rwo hejuru rwa leta zagiye hamwe, ariko hagiye hamwe biturutse ku ntambara bigeze gukora kera, ntambara civil war barwanye, ngo bahashize nka siècle 3 bararwanye, noneho bakora rero federation. Iyo ngiyo irazwi, ariko burya buri gihugu nabwo kigira imipaka irahari, kuko muri buri leta hari aho leta imwe wenda itanga death penalty, iyo iruhande rwo hirya ntiyitange, umva hari umupaka ubwo ngubwo ubuzwi. Iyo ukoreye icyaha ngaho ubuzi kuzayibona, wakora icyaha ari ukabazi kuzabona ibindi. No muri Amerika burya irahari iyo mipaka, ariko ibisi iyi mipaka kuvuga ngo iki kigarukiye n'iki kigarukiye. N'ubu ngubu mu Rwanda burya buri district ifite umupaka, meya akaba atategeka hakurya y'uwo nguwo, ahubwo ni ukureka abantu bakajya aho bashatse. Iyo mipaka ntibahagarike, uko utanga ubwo burenganzira, n'ubwo iyo mipaka yabihari ntibahagarike. Nubwo na buriya Bubiligi ntugire ngo burya Ubufaransa n'Ubwongereza, Faransa n'Ububiligi hari imipaka uri hagati yabo,
ariko ntibibuza abantu kunyuraho, ntibabuza ibintu kunyuraho. Nubwo hakurya umupolisi wa hariya hakurya atategeka, wo mu Bubiligi atategeka mu Bufaransa cyangwa kandi ategeke hari, cyangwa meya waha ngo ategeke hariya. Ikintu kinini si imipaka, ahubwo ni ukufungura imipaka, ni ukureka abantu bakagenda. Nubwo wenda iyo mipaka ntibuza abantu kugenda, ntibuze n'ibintu kugenda. Icyo nicyo kinini cyane. Mwatwe wenda tuvugira ko ngo imipaka ibeho, kuko n'iyo mipaka iri mu mutwe nayo wenda ikavaho, kubera yuko hakurya haba ari Abanyarwanda n'abandi, ukumva ko kiritiri n'ibindi muzihuje n'ibintu byose mwari mukwiye kuba mubifite. Ariko ikintu kinini ni ukureka ngo abantu bagende n'ibintu bigende bitagize ikibihagarika, nta kibihagarika. Nicyo kinini cyane. Wenda ntiwababwira uti noneho Uganda mwebwe kuyeho boda, Abanyarwanda nibaze bature ikamba ariko bashatse bambuke bafata ahantu hanyu n'iki, cyangwa umupolisi agende w'u Rwanda agenda ayobore hakurya, yango meya wo ku mupaka bambe bandi agenda ayobore muri Uganda. Yo sibye, ahubwo no kureka abantu bakagenda. Cyokora hazaba uko bigenda bizamuka, niko iyi nite ibaye, icyo gihe ya mipaka isigara abantu, hari n'ubuyobozi bubarebera hejuru bumwe butuma abantu bakora bagenda, ariko ntibibuza ya mipaka bambe za borders kubaho, na district igira border, n'umudugudu ugira border, buryo ugiraho aho garukiye. Umukuru w'umudugudu ntategeke ahatarahe. Urumva nibyo sense y'imipaka ntabwo ni imipaka ibuza abantu kugenda. Iyo movement z'abantu n'ibintu nicyo gishakwa cyane kuntuza. Yego, ibyo nibyo nari ndimo mvuga. Nko mu Burayi igicuruzwa kirambuka kivuye mu Bufaransa kijya muri Belgique, ntibahagarike ni Schengen, ariko iyo ngiyo. Yego, niyo ndimo ndavuga muri Schengen, nanjye nari ntibahagarika imodoka. Ariko nk'ubu ngiye kuguha nk'urugero, twe tuba muri East African Community, imodoka iturutse kuri ntuzo ya Mombasa igiye ahantu bita, ubundi ntiyari kwe guhagarikwa na rimwe rwose. Ubundi nyijyanye Igoma urahabona, irambuka Kenya Uganda bayihagarike, bayica n'imisoro. Yambuke Uganda mu Rwanda bayica n'imisoro, yambuke Rwanda Kongo naho bimeze gutyo. Cyo ngiye navugaga ati kuki abayobozi baticara hasi ngo barebe nk'ibyo barebe nk'umuturage baranabyemera, ahubwo yuvuga uti kuki abayobozi batabishyira mu bikorwa. Uri barabireze muri Afrika baranabyemeranye, birananditse. Kuki batabishyira mu bikorwa? Aho ngaho burya ni ikintu kinini kituma tutanakora neza, nicyo bita political will. Ntabwo aba arabyumva ko ari intere y'abaturage, ari intere y'abaturage. Umuntu utumva ikintu ngo yumve ko ari intere y'abaturage, udafite level ya political ngo yumve ko icyo kintu ari intere y'abaturage, ntashobora kugira political will yo kugira ngo icyo kintu agikore. Buriya nicyo abayobozi bacu bagenda babura, political will. Kuko ibyo biranditse, ibyo uvuga barabidiscussinze, ahubwo kubishyira mu bikorwa. Murakoze cyane. Ndumva ikibazo cy'imipaka cyabaye kirekire, ubwo burya nicyo kiduhangayikishije. Ariko ngaho ibi Sigone ngira ngo twafata ikindi kibazo. Sigone ubwo ubundi ufite ikindi kibazo kitajyanye n'imipaka, kuko dufite ibibazo byinshi, kivuga nacyo tukakiganiraho amasaha ataducika turi mu kintu kimwe. Habanje uwo bita Fred Imfura Nzima, nuko mbona yamanutse, aza gukurikiraho Kirarihe. Okay, nawe ndabona ntaho hari. Ubwo Fura urimo uratwumva? Sorry, Ishema ko yanyanditse ushaka kubaza muzehe mubaza. Okay, Muzungu arakoze, ndanashimira nanone Tito Ndogenda agarutse. Hari ikibazo nshaka kumubaza.
hari ikibazo nshaka kumubaza. Sorry, hari umuntu wari urimo uravugiramo gatoya. Ishimwe niwe wari kuvuga mfunze mikoro jya mbere. Okay, urakoze. Hari ikibazo nifuza kubaza Tito mperutse kujya. Okay, muranyihanganira. Hari ikibazo nifuza kubaza Tito mperutse kujya mu bintu bya papa bisanzwe archive ziwe, nsanga papa yari afite agakarita ka PAM, Pan African Movement Rwanda. Ubu ngubu papa yari akiri Butare, ariko papa amajije gusaza, bari muri 50, ariko yari ari mu bintu ubu ngubu tutarimo turabona ati se bimajije kugera hehe. So nifuzaga kubaza na Tito Rutaremara nk'inarabibonye muri politike y'u Rwanda, aka karere, akaba nawe ari umumambere wa Pan African Movement Rwanda chapter. Turifuza kumubaza, rimwe na rimwe ari amanama ya African Union tujya dukurikira, tugasanga na PAM yo mu Rwanda igendera kuri agenda y'ibihumbi 2063 ivuga ko aribwo tuzaba twarakuyeho ino mipaka n'ibindi bibazo byose Afurika ifite. Ese muri we abona ni uwuhe musanzu PAM yatanze, u Rwanda ruri gutanga uwuhe musanzu? Ese kuki twagendera kuri agenda izagera muri icyo gihe cya kera? Ntekereza ko n'ababivuga batazaba bakiriho, natwe tuzaba twarashaje. Impamvu iki kibazo nyimubajije ni ikintu kibabaje. Niba papa amajije kugera muri 50, PAM yari ihari, na impact yayo ni nini tubona, kandi kabiri kugendera kuri agenda ya kera cyane. Ubwo n'icyo gihe gishobora kuzagera bakaduhereza indi. Ese ibi bintu abona bizageza hehe? Ni gute twafata initiative yihuse nk'uru rubyiruko twege tukazabona ibyiza cyangwa se imbuto z'uko Afurika yakwishyira hamwe tukabona ibyiza byayo? Murakoze. Ninde uri kumutinga? Singori wa checkinga neza nta uri kumutinga. Muzehe wabumvisha ikibazo? Yakongera agafungura mic nta kibazo. Mic yo yari baye muted, yakongera agafungura. Muranyumva ubu? Turakumva neza. Muranyumva? Yego. Ubu se muranyumva? Yego. Turakumva rwose muzehe, turakumva. Sawa. Buriya ntuza biba bishaka ubushake bwa politiki. Ni ukuvuga umuntu yumva yuko Afurika kugira ngo izatere imbere, kugira ngo izagire agaciro ku isi, kugira ngo izaha agaciro abandi abaturage ba Afurika, nuko tugomba kujya hamwe, no kwishyira hamwe kuko dufite amaboko make, we are very weak, we are even very poor and very weak. Hari no kubwira ngo ntituri poor, ngo dufite za zahabu, dufite za peteroli n'iki. Burya zahabu tuzireba nk'uko inka bayereka zahabu. Burya nk'ikandagiye zahabu, wowe uri umuntu uragenda ukayitoragura ukajya kuyikoresha. Burya rero natwe turayigira. Nuko umuzungu, kuba abazungu nibo baza kuyikorera hano, baza ugasanga hari udufaranga tubiri nitwe tugiye mu binombe, turacukura ibya biraturenga, bakikorera bakajyana iwabo. Ukaza ngo tukize, nibo baza kubishaka bakatujyana hasi tukajya gucukura, hanyuma babikikorera bakagenda bagakora mu modoka n'ibindi, bakajya mu kwezi, bakajya hehe, bakajya kuri za Mars n'ahandi, kandi wenda byaratutse. Ubu urakize? ntabwo ukize. Ntabwo rero nabwo uvuze utereka nanjye mbere uko mbikora wanze wenyine, bakurusha imbaraga. Naho ituma abantu ba mbere nka Bankuruma bumvaga ibyo bitekerezo, batereka tukwiye kujya hamwe kugira ngo tugire izo mbaraga, tubone uko dukoresha ibintu byacu bitugirira akamaro, kandi tubone nitubijya hamwe tuzabikora neza. N'ibyo rero habuze icyo
bankurumaho baviriyeho nta bandi bayobozi bongeye kugira icyo kintu. Abandi bagendaga babiririmba gusa bakabiririmba, ariko nta bayobozi bo muri bafite leta bagere wenda wabigira umwe babiri burya ntibahagije, birashaka ko mwaba 10, 20, 30 kugira ngo mubone icyo mugeraho, cyangwa 10 nibura mugahera muri 10, ariko bibaye umwe usanga ntabyo. Ubwo nagira ngo nabasubize pamo nk'uwo mubyeyi wawe yabaye Pan-Africanist yumva ari byo uko bigiye gukora, ariko urumva niwe n'abandi bakeya nkatwe ubwo ngubwo kumva kuti Afrika nicyo yayikiza, ariko nyine no kubyumva yababonekaga benshi nk'abo bakavuga bakabibwira ahantu hose, bakabwira ibihugu byose bagahuguka bagahagarara, wenda byagerwaho. Urambaze ati se Pan-African branch yacu muze ifite akamaro kuko yigisha abanyarwanda, ariko rero ubwo uheza aho ngaho utagiye kubyigisha abandi, ngo byigisha abanyeko, mu byigisha Tanzania, ubyigishe, ntabwo ushobora kuba Pan-Africanist mu gihugu. Ubwo se waba uri Pan Rwanda, ntabwo waba ari Pan-African. Abanyarwanda bose babyumve ko ari ngombwa ukaguma aho ngaho, ntubyigisha abandi, ntujya ahandi, ngo begere n'abandi banyafurika bazabyumve. Ubyumvise se wenyine, ni nk'uko twabyumvise twenyine, byatanze se iki? Urabyumva? Birashaka yuko tumobiliza n'abandi banyafurika, hakaboneka niba mu Rwanda dufite wenda nka 300 wenda bari Pan-Africanist bagiye muri Afurika handi, noneho nibura mu bandi b'Afurika bagende bagira nibura nka 100-300 barebe uko bakore. Naho ubundi nibikomeza biryana, none se reba nk'icyo gihugu uko biyegeze kwemeranya nyine nka leta hano ivuze iti reka noneho turebe uko dukuraho za visa abantu binjire, tureke abanyafurika binjire. Biremera barabifata, ariko se bikorwa n'abangaye? Urumva? Ukongera ukareba uti reka noneho gucuruza, kuko gucuruza ducuruzanye, tubanze dushyireho isoko ryacu ribeho rigere, ariko riza kumvikana kuko basanga buri muntu wese afite interest, ariko nabyo ntibitera imbere bidafite iyo political will, ntacyo ugeraho. Ngira ngo urubyiruko ruriho ubu ngubu ruza wenda nibuye komeza kuba mobilized bakabyumva, rw'abanyafurika bashobora gutera intambwe nini. Muzehe, ibyo uvuga turi kubyumva, ariko usanga nk'iyo political will wenda uvuze ahanini usanga icyo kibazo kugira ngo ntimwanyumvaga, numva muvuga bwa navuyeho twakumva numva muvuga wenda ubwo sinavugaga nimwumvaga. Reka ndekeraho rero ngaho ni mubaze yindi. Reka turakumva, reka tuzamure Freddy then na Cost gera ko biri byicyo cya network muranyuma nzamuka nabaza ikibazo cyane. Thierry reka Freddy aveyo muri muranyumva. Ikibazo nashaka kubaza Mzee Tito, urabona nkatwe tw'urubyiruko hari igihe ureba ukabona ko ubumwe bwa East Africa budashoboka, ugendeye ku migendere ya politike n'ukuntu ibihugu bikomeye byo ku isi bigenda bigira influence ku gihugu kwacyo. Hari aho usanga ibihugu bimwe biri muri bikurikira Uburusiya, ibindi bikurikira Uburusiya cyangwa Ubushinwa, abandi bakurikira ibihugu by'Uburayi. Niyo urebye mu bijyana na politike y'imirongo migari, iyo urebye ko kubona East Africa rwose bashatse banayihorera bakayikuraho, ahubwo ngiye igitekerezo cyaho ikibazo ushaka kumubaza no mu mitekerereze yanjye, ngira ngo wenda yamfasha kumva. Hari economic iri global, icyo twakwita global economics, igira effect ikomeye cyane mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse na East Africa muri rusange. East Africa, icyo bita East Africa Community, ari naho hakenshi icyizere gitakarira. Umuntu avuga ati ese amasezerano ibihugu bigenda bisinyana n'ibihugu byo hanze, akenshi usanga icyapurayinga mu gihugu kimwe gituranye bidakora.
usanga systeme z'ubukungu mu bihugu byombi zidakora kimwe, hanyuma bigatuma no kuba abantu bashyira hamwe. Iyo ubirebye mu buryo buzaza, uburyo ya East Africa Community designinze ukabona ko bari ikintu kidashoboka, ari nk'ikintu gihari wenda mu bitekerezo ni byiza ko gihari, ariko mu migirire ukabona ko kitazigera gishoboka. Ese ntago wenda nko mu myaka imikwaro, hari mugenzi wanjye yavuze ko muri 2060 ariho agenda igaragara ko wenda ngo dushobora kuzashyira hamwe, ariko wareba ukabona ko kugira ngo bikure ahubwo birasenyuka. Ni iki kintu nk'urubyiruko twebwe yadusaba muri iyo myaka, muri 2060, ahereye ko wenda hari impinduka? Ndamukunda cyane, nkunda n'uruhare bagize mu kuba u Rwanda rumeze uko nguko none ubona ko rufite umurongo. Ese kugira ngo tugire East Africa Community imeze nka burya, ni izihe nama yatugira nk'urubyiruko twe dushobora kuzaba ari twe turi kubikora tumeze nkawe mu myaka, iyo myaka izaba ihari, iyo myaka ari twe tuzaba tungana nawe, ari twe tugira inama abandi bakurikira? Yifuza ko twaba duhagaze hehe nk'urubyiruko muri iyo myaka nka East Africa? Nihe shusho ngari abona East Africa Community muri icyo gihe? Murakoze. Reka icyambere ni no kubanza kwikuramo ibyo ufite we mu mutwe. Uravuga ngo ntibizashoboka, ntibishoboka. Utangiye uvuga uti ntibishoboka, ntacyo wazageraho. Burya nta kinanirana iyo bagize. Ntabwo ngende kumva, sinzi niba wavuze ati ndumva bidashoboka, ariko birashoboka, kuko hari n'ibyo East Africa yagezeho. Ariko reka nkubwire, urubyiruko icyo mwakora cyane ni ukubanza kumva ideology y'ubumwe bwa Afurika itumariye iki, yadufasha iki. Turumva iyo ideology y'ubumwe bwa Afurika tuyikeneye. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Urubyiruko rwabo rw'u Rwanda, rwabo rwo muri Kongo, rwabo rwa hehe rukabyumva. Icyo gihe rero urwo rubyiruko rwabyumvise, kuko nirwo ruzishakamo n'abayobozi b'igihe gitaha. Abo bayobozi barabyumvise, nta cyatuma noneho batabihura. Kandi wenda hajyaho nk'umuyobozi mutabishaka, rwa rubyiruko rukagira pressure, kuko icyo gihe ruzaba rwarakuze rwarabyumvise. Ndavuga ubu urwigishije ubu ngubu bazaba barakuze barabyumvise. Abenshi wenda batarabaye corrupt mu ntuza muri system, bakabikora. Birashoboka rwose, kandi birashoboka vuba. Noneho igituma binashoboka vuba, ubu ngubu hasigaye hari ntuza with technology n'izi technology ziri imbere za artificial intelligence n'izindi, izo kuko ari material zo zirenga imipaka iziri. Buri ubundi igitoki nicyo kitakoreraga ngo urenze umupaka, umuntu niwe utateruraga ngo urenze umupaka. Ariko ibitekerezo, ibintu biri material, ibitekerezo byose, image n'ibindi bisigaye birenga umupaka, communication irenga umupaka. Gusa ari no kugira ngo twigishije urubyiruko rukumva iyo ideology, kumva ko uwo murongo wa politiki yuko Abanyafurika bakwiye kujya hamwe, ubukungu bwabo bafite bakabukoresha ukabagirira akamaro kugira ngo bugirire akamaro abandi. Ariko ko bishoboka ari uko bari hamwe, ibyo bikumva, abantu bakabyumva bakumva ari byo. Kuko ubu mini ziroroshye, si nka kera wagira ngo wenda uzabwire uwo muri Uganda ukazagomba gushaka uko uca mu ntuza mu mapanya kugira ngo wambuke, hanyuma uzagende wiyishe uzamugereho muvugane. Ubu rero ibitekerezo biragenda birangiza Afurika yose. Ushobora no kwigishanyaho ushobora no kufominga groups nk'izo ngizo. Ariko sifiko mushaka abantu bumva ko Afurika kugira ngo ibeho neza nuko yakoresha umutungo wayo neza. Uwo mutungo